dore uko bizagenda. Umurabyo uzajya urabya, inkuba ikubite, inzumbeti zihite zivuga, kuko zizaba ziri mu majwi 7. Muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinde umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi, umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu, uko uwo munsi ntabwo mbibona, uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi, niko ubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse, nta bwigeze kuboneka. Intama ziri hirya yazivanze n'izo mu rugo, bariya bagiriye bagenzi babo neza, kuko urabona umunsi ubundi umunsi ni Sabato, umuntu b'amategeko birahari, ariko noneho kubera yuko bayobeje abantu, ariko ntabwo yigeze areka umuntu yaremye Uwiteka. Uriya ugirira bagenzi be neza, wagiriye bagenzi be yabavanyemo bose, nta n'umwe. Yego. Ngo ntawe yigeze ahutaza, ntabwo areba amadini, imitima niyo yari areba, kuko harimo niyo noneho waba usenga ku Isabato unyuranya nawe ntabura kukurimbura. Ibyo ngibyo nawe ngo ntakanywa ngo uri umupasitoro, ntakanywa ngo uri iki n'iki, oya, icyo areba ni urukundo muri bagenzi bawe. Reka tubashimire mwese kandi nanone abadukurikira ku Ihumure TV, tubasabira umugisha w'Imana. Ngende ikuzo Emi nk'ibisanzwe, ni umwanya w'agaciro kuba twongeye kubana kuri aya masaha. Basabira umugisha w'Imana mwe abemera kubana natwe ku Ihumure TV. Imana ibagire neza, ndabasabira umugisha kandi muri gahunda zanyu data abahire, imiryango yanyu data ihire, kandi abagure muri business yanyu akomeze kubateza intambwe kugira ngo muve ku rwego mugere ku rundi, kuma mwafashe umwanya uhagije kugira ngo tubane. Tugarutse mu butumwa bw'uyu munsi, aho tugiye kuba turi kumwe n'aba bakecuru. Nanone ubushize twari kumwe bafite message cyangwa se ubutumwa Imana yabahaye, twamanutse tubasanga mu karere ka Huye, i Butare niho turi, hanyuma ni mu murenge wa Rwaniro. Nikireza ko ni ibirometero byinshi cyane uvuye kuri kaburimbo, ko ni ibirometero bikaba hafi muri 50. Hanyuma rero tuhageze tubasanze bari amahoro, ariko nanone dusanga hari ubutumwa Imana yabahaye. Intangiriro y'ubutumwa n'amagambo avuga ngo Imana itandukanye n'abantu, ubutumwa bwayo si igikinisho, abo Yesu yamushikirije nibo bantu be, ahasigaye ni imanza, abagome akabavanaho bose, ariko bazabanza bababazwe abahindure nk'inyo. Iyo rero akaba ari imwe mu gace kagize ubutumwa Imana yahaye aba bakecuru. Munyemerere rero mbasabira umugisha, hanyuma bo baze gutangira muri gahunda yabo. Data, turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye n'ubwawe no kugira neza kwawe, uri w'igiciro kandi ntitukugereranya n'abandi, kuko uri data bwite. Tugufata nka data bisanzwe nkuko twakugereranya nkawe, ahubwo tugufata nka data mu maraso, kuko niwe watubyaye kandi niwe wadukujije. Uyu munsi turi amahoro, habwe icyubahiro. Duciye bugufi kubw'uyu mwanya uduhaye, umugisha wawe wadukurikiye bari mu bihugu by'amahanga hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye. Ubagire neza kandi ubaganirize ku bijyanye n'ibyo bakwifuzaho, kugira ngo imitima yabo iturize imbere yawe. Hanyuma natwe kandi uduhe umugisha kugira ngo tubashe gusohozwa nawe gutambutsa ubutumwa data wahaye aba babyeyi. Ababyeyi rero nabo ntabare ahubwo bashigikire, umugisha wabone n'umuntu wese ukurikira Ihumure TV, mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze, amen. Munyemerere tubakire muri uyu mwanya kugira ngo batugezeho message bafite.
murinzi we menyesha igihe mbese iwacu ni muhero ati ijoro ryijimye cyane ariko buracya ntukarire k'umugende nturorere kwiringira kugeza igihe uzasohora mu munsi uhoraho murwanyi we cyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati intambara igiye gushira guma ku rugamba wibabara ihangane wireke imirimo yawe kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda ndacyabazi ibyaremwe byose bisubiza bitya biti iyi si igiye guhanguka hazindi idashira ntukariri bimenyetso byerekana aho tugeze kandi ibintu byose byaremwe biriteza impanda imuhiro bundi bugufi tunezerwe mu mitima duhumure ko tuzakira dushira agahinda ntukarire tuzabana amakuba z'abashize ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abari mu imyenda yacu ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi ari ibyawe none n'iteka ryose umuremyi wo mu ijuru uha byose guhumeka no kubaho niwe ukomeje kubaha ubu butumwa bwo mu isi nshya kuko ibya mbere byose birangiye muzi ko isi ya mbere yo kwa Nowa yayirimbuye kubera ko kutamwumvira kwabo akayirimbuza umwuzure bakavaho hakarokoka bake bo kwa Nowa Nowa n'umuryango we barakomeje kuko bamwumviraga ntabwo yigeze abahutaza iyi si murimo rero ni iya kabiri kuko abo kwa Nowa bakomeje kugeza ubwo babaye benshi akaba ari nabo babwirwa aya magambo y'ubu butumwa ibibatunga rero byo yahise abirema kuko ibyabatungaga mbere byari byavuyeho ahita abahindurira uko mugomba gukora kudahuye cyangwa kudahwanye no kwa mbere nta mvura yagwaga imyaka yabo yezwaga n'ikime ni nayo mpamvu uwo murengwe bari bafite uwo murengwe kuko ntibavunikaga cyane ngo ariko uko isi yagiye isatira imperuka niho hagiye haboneka ibiruhanije cyane nk'inzara indwara z'ibyorezo n'imibabaro ikaze cyane ibyo byose abariho mwarabibonye n'ubugome budasanzwe ku bantu bamwe na bamwe mutakekaga ko babikora cyane abiyoberanya mu idini bitwaje Bibiliya ari iryo jambo
ry'Imana muvuganiramo nayo. Ngo ubu rero igihe kirageze abayizi baboneke n'abatayizi baboneke. Ngo nk'uko yakomeje kubibabwira ngo abanyamahanga yarabibahuguje, intama zarimo azikuramo azivanga n'izari mu rugo, ari ryo torero rye rifite guhamya nk'ukwa Yesu, kuko abizera Yesu na se ari bo torero. Ngo ubutumwa bwa marayika wundi ni ubwo kubamenyesha ibyiciro mugiye murimo, si ubwo kubihanisha. Ngo yongeye kubibasubiriramo ko intama ziri hirya ari bariya bayobejwe n'amadini bishyiriyeho adasenga ku isabato, kandi mu mategeko ye handitse ngo murebe Kuva 20:8 mubike kweza umunsi w'isabato, murebe birahari. Ngo yongeye kubabwira ngo aho mwayobeje ariko bakagira imirimo myiza muri bagenzi babo, nko kubaha icyo kurya bashonje, kubambika bambaye ubusa, kubasura barwaye cyangwa bari mu nzu z'imbohe, bakabikorana umutima w'urukundo. Abo nibo yavanyemo abashyira mu rugo rw'abamwizera. Abo nibo Yesu yamushyikirije, kuko Yesu niwe nzira yo kuri n'ubugingo. Ngo kandi mwibuke ko kuri iyi si mucanze, ngo byose yagiye abibamenyesha, harimo abazima n'abarimbutse. Ngo abo bose rero baracyari kumwe, ngo ariko ntibazi icyiciro barimo icyo ari cyo, kuko ntibirahishuka, kuko impanda nivuga niho bizahishurwa cyangwa bizamenyekana. Izamuka nirigera ntabwo bazahita bajya mu ijuru ako kanya, kuko hari aho bazabanza kuruhukira. Hari aho yateganyije bazaruhukira isabato. Ibyo murabizi. Icyiciro cy'abana bato ngo yababwiye ko kuva ku myaka 25 gusubiza hasi ko Yesu yabababariye bose. Ngo abazareka nabo azabagira urugero rumwe, ngo nubwo kuri iyi si barutana, mu ijuru bazabangana bose ari inshuke, niko yabigennye. Ngo ubwenge bwabo buzaba bungana, ngo bakubagana kimwe, kuko akeneye abana bato bamukubaganira imbere agakina nabo. Ngo mwibuke yuko Yesu yavuze ngo mureke abana bato bansange, muri Bibiliya birahari. Ngo kuko ntabitindaho cyane, ibyinshi murabizi. Ngo nk'uko ibyo ngo nibyo ntabwo ngo ibyo ntabwo yari yarabibasobanuye ngo mubisobanukirwe neza. Rero ngo utabyumva nagira amahirwe yo kujya mu ijuru ngo azabyibonera. Icyiciro cy'abami n'abatambyi. Igihe cyo kumuramya dore uko bizagenda. Umurabyo uzajya urabya, inkuba ikubite, inzumbeti zihite zivuga, kuko zizaba ziri mu majwi 7, kuko Yesu azaba ari kumwe nabo. Abakuru 24 nibo bazazivuza. Inteko yo mu ijuru yose nk'uko muyizi niyo izakira abantu bavuye muri iyi si mwari murimo, bishimira ko Yesu atsinze yegukanye umuntu yababarijwe. Yesu azaba ari imbere. Bazazenguruka Yerusalemu iminsi 7, ari nabwo bazagera imbere y'Uwiteka. Yesu azahita yicara iruhande rwa se, amusubiza icyubahiro cye yahoranye. Yesu azahita arabagiranamo abantu be yacunguye, nk'uko icyo cyiciro cy'abami n'abatambyi kizajya kirabagiranamo abo bahaye ubutumwa bagatsinda. Amakamba rero ni imirimo myiza bagiye bakorera bagenzi babo, yakomeje kubibabwira. Abatsinze bose barayafite nabo, bazajya bigaragara uko bagiye bagirira bagenzi babo neza. Yesu rero niwe uzaba abashinzwe abo bose, kuko
bashinzwe, kuko intama zose ziri kuri we, ngo imyaka yagennye nigera bamwe bazajya mu ijuru, bamwe bazajya mu isi nshya. Bahinduwe bose bazaguma mu ijuru, ariko icyiciro cy'abami n'abatambyi ni abana bato gusa, nk'uko yongeye kubibabwira mu nyandiko yabandikiye y'iby'isi nshya. Ubwo ni Yesu na se bongeye kubibamenyesha, kuko nibo baremye umuntu, nibo babibyi, ni nabo basaruye. Hasigaye igihe gitoya mukabyibonera, ngo nta yindi nyandiko izongera kubaho ivuga iby'isi nshya, ngo ahasigaye ni ugutegereza bidatinze umukwe akaza gutwara umugeni we. Ibyo mwari mubizi n'ubundi, ibyo mutari muzi byose yabibagejejeho. Muzi yuko ari we ufite ubutumwa bwa nyuma bwa marayika wundi, niwe tangiriro ku muntu yaremye, ni nawe herezo ku bantu bose n'ibintu byose yari yabaremeye. Isi nshya rero ni ibishya gusa. Mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera, uzahora witeka, nta joro rihaba, nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo, kuko ntabwo bwira. Inkike z'uwo murwa zose ni zahabu, n'inzira nazo nuko, nta joro rihaba, nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo, kuko ntabwo bwira. Kandi amarembo yawo ntabwo yugarirwa, uruzi rw'ubugingo ruzawutembamo, nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo, kuko ntabwo bwira. Ntuzagomba kuvirwa n'izuba n'ukwezi, kandi umwana w'intama niwe mucyo wawo. Nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo, kuko ntabwo bwira.